Ndabasuje mwese abakomeje kudutega amatwi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Amezi 6 arashize umuhanzi Yago asohoye indirimbo yitwa Naremeye. Ni indirimbo yahuriyemo n'umuhanzi Bushari. Iyi ndirimbo rero nubwo Yago yiyambaje umuhanzi Bushari siko yabiteganyaga mbere, kubera yuko mbere yateganyaga yuko iyi ndirimbo iririmbwamo n'umuhanzi Ariel Ways, ariko siko byagenze, ntabwo byaje gukunda, ari nabyo tugiye gusobanura muri iyi nkuru yacu. Ibi ngibi kuba Ariel Ways ataririmbye mu ndirimbo ya Yago byakuruye amahari menshi cyane, bikurura urwango hagati y'aba bahanzi babiri. Urwango ruhari kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi rukaba rutari rwavaho. Ubundi murabizi neza yuko Yago yabanje kuba umunyamakuru mbere yuko aba umuhanzi. Akiri umunyamakuru rero yaraziranye n'ibyamamare byinshi cyane bigiye bitandukanye, yaraziranye n'abahanzi, yaraziranye n'abakinnyi ba filime, yaraziranye n'abakinnyi b'umupira w'amaguru, yaraziranye n'abakomediye, yaraziranye n'abantu benshi cyane bitewe n'uko yajyaga abatumira kuri chaîne ya YouTube yitwa Yago TV Show, akabaha ama interview bakaganira ku nyungu za buri wese, zabaga ari ku nyungu z'abo bantu yabaga yatumiye ndetse no ku nyungu z'uyu muhanzi, kubera yuko iyo yatumiraga umuhanzi cyangwa se ikindi cyamamare icyo ari cyo cyose byaramwinjirizaga kuri chaîne ya YouTube. Yago murabizi neza ko ahagana mu mwaka w'2022 aribwo yinjiye muri muzika, atangira gukora imiziki, aho yahereye ku ndirimbo yitwa Suwejo. Iyi ndirimbo murayizi mwese. Yago rero akimara gutangira ibintu by'umuziki, kubera ko yumvaga aziranye n'abahanzi benshi cyane, yagiye ashaka kenshi kwiyambaza amaboko y'aba bahanzi. Muri abo bahanzi rero harimo bamwe bagiye bamwangira, abandi bakamwemerera. Ni nako rero byagenze no ku muhanzi Ariel Ways, aho yifuje yuko bakorana indirimbo, akaba yarashakaga yuko bakorana iyi ndirimbo yitwa Naremeye. Bwa mbere rero ngo bijya gutangira, Yago yahamagaye Ariel Ways, dore ko Ariel Ways nawe ari mu bantu bajyaga bakorana ibiganiro kuri Yago TV Show. Aha rero akaba yaribwiraga yuko namuhamagara akamusaba ubufasha bw'uko yamuririmbira igice mu ndirimbo ye araza kubyemera. Yago rero yahamagaye Ariel Ways, aramuvugisha, amugezaho igitekerezo cy'uko yamufasha kuririmba mu ndirimbo yitwa Naremeye. Icyo gihe bwa mbere bikaba bivugwa yuko Ariel Ways atigeze amuhakanira, yakiriye icyo gitekerezo, gusa abyakira cyangwa se abyemera ku munwa, ariko ku mutima abizi neza yuko atazabikora, abizi neza yuko bitazakunda. Ni bya bindi abanyarwanda bavuga ngo kwanga kwiteranya. Nibyo byabayeho rero, Ariel Ways arabyemera, gusa nk'uko twabivuze ku mutima ntabwo byari bimuriho, ntabwo yumvaga yuko yafatanya na Yago mu ndirimbo. Igihe cyo gukora indirimbo cyarageze, maze Yago ahamagara umuhanzi Ariel Ways, umukobwa ugezweho, amubwira yuko afite ibintu byinshi ahugiyemo. Iki gisubizo ku bantu babizi neza, iyo umuntu agusubije igisubizo nk'iki ngiki, cyane cyane mu bahanzi, icyo gihe uhita wumva yuko umuhanzi yakuburiye umwanya, adashaka yuko mukorana. Yago Pondati yahise araranganya amaso, asanga umuntu wamugoboka ari Bushari, dore ko nabi babanye mu bihe byiza n'ibibi. Nguko uko byagenze ibya Yago Pondati ndetse na Ariel Ways, batagihuza kandi barahoze ari inshuti z'akadosohoka. Ubu ngubu aho umwe anyuze undi yahacisha umuriro, kubera uru rwango rwatangiye mu mezi 6 ashize, ubwo Yago yashakaga gukora iyi ndirimbo yitwa Naremeye, akitabaza uyu muhanzi Ariel Ways, bikarangira amwangiye cyangwa se amukujeho ntamufashe. Kuva icyo gihe hahise hazamo urwango hagati y'aba bantu babiri bahoze ari inshuti z'akadosohoka, bitewe n'uko uyu muhanzi yajyaga atumira Ariel Ways mu biganiro igihe yari akiri umunyamakuru. Usibye ko n'ubu ngubu akiri umunyamakuru akabifatanya n'ubuhanzi, dore ko kuri chaîne ya YouTube Yago TV Show
ajya ashyiraho n'ubundi rimwe na rimwe ama interview aba yakoranye n'abantu bagiye batandukanye. Ndabashimiye cyane mwakoze kudutega amatwi, mukomeze mugire ibihe byiza, twongere duhure mu biganiro byacu bitaha.